ni nk'uko wacukura umwobo muremure cyane ariko utazi icyo ucukurira, nyuma ukisanga ari wowe ugomba kurohwamo. Ese amakuru ku bigendanye n'ubuzima twaba tuyaha agaciro ki? Wabishaka utabishaka, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Niyo mpamvu n'abahanga mu by'ubuzima bagira bati kwirinda biruta kwivuza. Ntugacikwe n'ikiganiro Ireme ry'Ubuzima kuri GIHENOMU TV buri ku cyumweru saa 12 z'umugoroba no kuwa kabiri saa 3 za mu gitondo. Mu kiganiro Ireme ry'Ubuzima uzajya usobanukirwa buri kimwe cyose gishingiye ku kinyabuzima, aho kiva kikagera, haba ku isi, mu nyanja, mu isanzure n'ikuzimu niba habaho. Ikiganiro Ireme ry'Ubuzima kandi uzasobanukirwa byinshi ku muntu, inyamaswa, ibyaremwe ari byo bimera, amakuru acukumbuye ku binyabuzima. Uzasobanukirwa iby'indwara z'ibyorezo, indwara z'ibikatu, indwara zikira n'izidakira, ndetse n'izo twitera ubwacu tuzize kutamenya. Muri iki kiganiro kandi uzanasobanukirwa amakuru y'ibyamamare bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Aha kandi tuzaganira ku bimera bitandukanye, ariko kandi tuvuge no ku biribwa. Tuzanasobanukirwa kandi ubuzima bw'inyamaswa, zaba izo mu ishyamba ndetse n'izo tubana nazo mu ngo zacu. Muzasobanukirwa inkomoko ya muntu, uko abayeho ndetse na nyuma yo gupfa. Kutagira ubushake ku gusobanukirwa n'ibigendanye n'ubuzima, ntaho waba utaniye na wa muntu ucukura umwobo muremure atazi ko ari uri buwujyemo. Iyi ni GIHENOMU TV. Inkuru tugiye kurebera hamwe uyu munsi iravuga kuri Gihenomu. Igitabo cy'ibyahishuwe cyanditse muri Bibiliya kigaruka kuri Gihenomu. Iri jambo ntabwo ari ubwa mbere turyumvishe mu matwi yacu. Ese iyo wumvishe ijambo Gihenomu wumva iki? Muri Gihenomu habera iki? Ese koko habaho? Abariyo babayeho bate? Ese niba hariho koko haba ari ahagana he? Ntucikwe n'ikiganiro Ireme ry'Ubuzima. Ndacyayisenga Jado Black. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuhamya bwa Mariya Gatarina. Ni umudamu watembereye muri Gihenomu. Aratwerekana duhishurire buri kimwe, inzira yanyuzemo, uko byamugendekeye kugira ngo yisange ari muri Gihenomu. Nasomye igitabo cyitwa IHISHURIRWA riva KUMANA kubijyanye na Gihenomu. Mariya yaravuze ati akenshi ibitabo babyita abana b'ubwonko, kandi nibyo koko ntaho bitandukaniye n'abana b'umubiri n'amaraso by'umuntu. Abo bana babyawe ku bw'ubushake cyangwa ku bw'amahirwe, baremewe kugira ubuzima bwabo bw'umwihariko. Ibyo bacamo mu isi bigereranywa neza n'abana babyawe ku buryo busanzwe, kandi nta gushidikanya ko ibyo batinya cyane ari uko byaguma mu tubati ntihazagire ubisoma bikibagirana. Uyu ni Mariya Gatarina. Aragira ati iki gitabo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye n'ubuzima nyuma y'urupfu, iyo bitajya kuba ubushake bw'Imana kitari kwandikwa. Yesu wenyine niwe ufite urufunguzo rwa Gihenomu, kandi yishyuye ikiguzi cyo kutwinjiza mu ijuru. Nasanze kwandika iki gitabo ari ibintu birebire, byasabaga kwiherera bigatwara n'ibintu byinshi. Mu by'ukuri iki gitabo cyantwaye imyaka myinshi mbere y'uko gishyirwa ahabona. Amahishurwa avuye ku Uwiteka yangezeho mu mwaka w'1976. Kubishyira mu nyandiko bifata amezi 8. Kwandika ibi byose byatwaye imyaka itari mike, kandi gushyira ibyanditswe byera bijyanye nabyo ku murongo uko bikurikirana byantwaye undi mwaka. Gusoza iki gitabo byafashe igihe cy'itumba cyose cyo mu mwaka w'1982 no mu mwaka w'1983, wongeye igihe cy'iminsi 40 Yesu yanjyanye muri Gihenomu. Ubu nibwo mbona ko umwami yanteguriraga kwandika iki gitabo, ubwo nari nkiri umwana narose ibyerekeranye n'Imana. Nyuma y'uko mvuka ubwa kabiri, nagiriye urukundo rukomeye abatari bakizwa, kandi numvaga nshaka kubwira abantu ngo bakizwe. Nyuma y'aho umwami mbonekeye mu mwaka w'1976 akambwira ko natoranirijwe umurimo udasanzwe, yavuze ati mwana wanjye nzakwigaragariza kugira ngo ukure abantu mu mwijima, uzabane nabo mu mucyo, kuko umwami Imana agutanyije agufitiye umugambi. Kwandika no gushyira abona ibintu nzakwereka kandi nzakubwira. Ngiye kuguhishura ukuri kwa Gihenomu kugira ngo benshi babashe kwihana inzira zabo mbi bagifite igihe. Nzavana umwuka wawe mu mubiri wawe, njye umwami Yesu Kristo, kandi nzakugeza muri Gihenomu n'ahandi nshaka kubona. Nzanakwereka amayerekwa y'ijuru n'ahandi hantu, kandi nzaguha amayishurirwa menshi. Ayo ni amagambo Yesu yabwiraga Mariya Gatarina Baxter. Yesu yakomeje abwira Mariya Gatarina ati kubw'uyu mugambi nicyo cyatumye uvuka, kwandika no kuvuga ibyo nakweretse kandi nakubwiye, kuko ibyo bintu ni ibyo kwizerwa kandi ni iby'ukuri. Umuhamagaro wawe ni ugutuma isi yose imenya ko hari umuriro utazima,
kandi ko njye Yesu noherejwe n'Imana kubakiza ku gashinyaguro. Ntago byari byoroshye. Reka turebere hamwe inzira yinjira muri gihenomu. Ushobora kuba ukunda kureba filime ndetse ukumva nawe wifuje kuba umukinnyi wazo bitewe n'ubwoko bwa filime ukunda. Ushobora kuba umukinnyi w'icyamamare unyuze mu IREME Academy aho utozwa gukina filime n'ikinamico ndetse no kuba umwanditsi wabyo. Iyi myitozo iba kabiri mu cyumweru, ikamara amezi 2. Nyuma yo gutozwa uhabwa impamyabumenyi ukaba umwe mu bakinnyi b'iyo kampani, ndetse kampani ikagufasha kuguhuza n'ibindi bigo bikora sinema mu rwego rwo kukuzamura vuba. Mu kwezi kwa gatatu Werurwe mu mwaka w'1976 ubwo nari mu rugo nsenga nasuwe n'Umwami Yesu Kristo. Nari maze iminsi nsenga mu mwuka, nuko uwo mwanya numva kubaho kw'Imana nyako, imbaraga n'ubwiza bwayo byuzuye inzu. Umucyo ubengerana wazengurutse icyumba nasengeragamo, imiki imanuka izenguruka kandi kongera ikizinga yanyuranagamo. Byari ibintu bitangaje kubireba. Hanyuma ijwi ry'Umwami ritangira kumbwira riti, ndi Yesu Kristo umwami wawe, kandi ndifuza kuguha ihishurirwa ritegurira abera kugaruka kwanjye, guhindura benshi no kubwo gukiranuka. Imbaraga z'umwijima ziriho koko, kandi imanza zanjye n'iz'ukuri koko. Mwana wanjye, nzakujyana muri gihenomu koko nkoresheje umwuka wanjye, kandi nzakwereka ibintu byinshi nifuza ku isi yose imenya. Nzakura umwuka mu mubiri wawe nuko nkujyane muri gihenomu. Ndashaka ko wandika iki gitabo uvuga amayerekwa n'ibintu byose ngiye kuguhishurira. Njye nawe tuzaca muri gihenomu turi kumwe. Uzabyandike kugira ngo bizamenywe no mu gihe kizaza, ibyariho, ibiriho n'ibizabaho. Amagambo yanjye niyo y'ukuri, nayo kwizerwa kandi nayo kwiringirwa. Ndi uwo ndiwe kandi nta wundi imbere yanjye. Nahise nterera hejuru nti, Mwami mukundwa, ushaka ko nkora iki? Numvise umutima wanjye wose ushaka gutakambira Yesu, ushima ko ndi hafi. Bisobanuye neza kurushaho nuko navuga ko urukundo rwinshi rwansatiriye. Rwari urukundo rwuzuye ubwiza, amahoro, ibyishimo, urukundo rukomeye ntigeze mbona mu kubaho kwanjye kose. Amashimwe y'Imana atangira kumvamo. Uwo mwanya numva nifuza kumuha ubugingo bwanjye bwose kugira ngo nkoreshe gufasha gukiza abantu ibyaha byabo. Umwuka wera wamenyesheje nashidikanya neza ko ari Yesu Kristo umwana w'Imana wari kumwe nanjye muri icyo cyumba. Nta magambo nabona yo gusobanura ukubaho kwe nk'Imana, ariko nzi neza nashidikanya ko yari Umwami Yesu. Uwo mwanya umwuka wanjye ukurwa mu mubiri wanjye, njyana na Yesu tuva mu cyumba tujya mu kirere. Ibyariho biba byose nari mbizi. Nabonye umugabo wanjye n'abana baryamye mu rugo rwacu hasi. Ni nkaho nari mfuye umubiri wanjye ugasigara ku gitanda, noneho umwuka wanjye ukajyana na Yesu uciye hejuru y'inzu. Byasaga nkaho igisenge cyose cyavanyweho, nkashobora kubona abo mu muryango wanjye mu buriri bwabo. Numva Yesu ankozeho ati, witinya ntacyo uri bubi. Yamenye ibyo ntekereza. Ndagerageza uko nshoboye kose kubabwira intambwe ku yindi ibyo nabonye kandi numvise. Ibintu bimwe sinabisobanukiwe. Umwami Yesu yambwiye icyo byinshi bisobanura, ariko hari na bimwe atambwiye. Icyo gihe namenye neza nashidikanya, kandi n'ubu nzi neza ko ibyo bintu byariho biba, kandi ko Imana yonyine ariyo yabinyeretse. Ndashima izina ryayo ryera. Bantu ni mubabera gihenomu iriho koko. Najyanywe n'umwuka inshuro nyinshi ubwo nateguraga iyi nkuru. Uwo mwanya twari hejuru mu kirere. Narahindukiye ndeba Umwami Yesu, yari yuzuye ubwiza n'imbaraga, kandi amahoro atavugwa yamuvagaho. Nuko amfata ikiganza arambwira ati, ndagukunda witinya ko ndi kumwe nawe. Arangije kumbwira atyo, dutangira kurushaho kuzamuka tujya mu kirere. Ubwo nashoboraga kubona munsi hasi ku butaka utuntu tureture dufunganye twasaga nk'imibirikira, twari tunyanyagiye ahantu henshi. Twarazengurukaga tukagera hagati, tukongera tugatangira. Utu tuntu twarazamukaga tukagera hejuru kure y'ubutaka, dusa nk'ikintu cy'igihanda cyanduye kandi kinyerera, kigenda kidahagarara, gikomeza kugendagenda kidatuza, gisa nk'ikintu cy'igihanda. Byazamukaga biva ahantu hose ku isi. Mbaza Umwami Yesu nti, ibi ni ibiki? Twegereye kimwe muri byo, Umwami Yesu arambwira ati, aya ni amarembo ajya muri gihenomu. Tuzajya muri gihenomu duciye muri rimwe muri yo. Uwo mwanya twinjiye muri umwe muri ya mibirikira. Imbere byasaga nko kwinjira mu kayira gaca mu musozi hagati gafunganye, karazengurukaga kakongera kakazenguruka nk'aho ari umupfundikizo. Umwijima mwinshi waratumanukiye, waje n'umunuko mubi cyane ku buryo byambujije guhumeka.
Mu mpande z'ako kayira gafunganye hari ibiremwa bizima bishimangiye mu bikuta by'ako kayira gafunganye. Ibara ryabyo ryari ikijuju kijimye. Ibyo biremwa byaranyeganyeze biradutakira ubwo twacagaho. Namenye ntaho mbwiye ko byari bibi. Ibyo biremwa byaranyeganyegaga kandi bigifatiye kuri za nkuta. Umunuko mubi cyane wabivagamo, bitubonye bidusakurizaho n'ijwi ribi rirenga. Numva imbaraga mbi zitagaragara zirimo zigendagendamo imbere muri twa tuyira dufunganye duca mu musozi. Rimwe na rimwe mu mwijima nashoboraga kubona ayo mashusho. Igihu cyanduye cyari gitwikiriye menshi muri yo. Ndabaza nti, mwami ibi ni ibiki? Ubwo nabaga nkomeje cyane ikiganza cya Yesu. Yansubije ati, iyi ni imyuka mibi iteguye ko Satani atanga itegeko gusa hanyuma ikagenda yihuta ijya mu isi. Ubwo twamanukaga muri ako kayira gaciye hagati y'umusozi, ayo mashusho mabi yaduhamagaraga agerageza kudukoraho, ariko ntabishobore kubera imbaraga za Yesu. Umuyaga waho wari uhumanye kandi wuzuye umwanda. Ukubaho kwa Yesu konyine niko kwatumaga ntavuza induru kubw'ibibi biteye ubwoba byinshi. Nashoboraga kumenya ibyari bingose. Narumvaga, nkanukirwa, nkareba, nkakorakora ndetse nkumvisha n'ururimi. Byari birushijeho kuruta uko nari nsanzwe numva. Umunuko n'umwanda mwinshi byari bigiye kundwaza. Gutaka no kuboroga cyane byari byuzuye ikirere. Ubwo twari hafi kugera aho ako kayira gafunganye gaca munsi y'umusozi. Imiborogo y'agahinda imena amatwi yaje dusanga iva muri ako kayira kijimye gafunganye gaca hagati y'umusozi. Yari imiborogo y'uburyo bwose yuzuye ikirere. Numvise ubwoba, urupfu n'ibyaha binzengurutse impande zose. Umunuko mubi cyane ntigeze numva wuzuye ikirere. Wari umunuko w'umubiri ugitangira kubora. Wasaga nkaho wavaga impande zose. Nari narigera numva ibibi bingana bityo, cyangwa ugutaka kubwihebe burenze urugero gutyo. Ntibyatinze naje kumenya ko yari imiborogo y'abapfuye, kandi ko Gihenomu yuzuye amarira n'amaganya yabo. Numvise umuyaga mubi nkubise, numva n'izindi mbaraga imbere yacu zikurura. Imiki imeze nk'imirabyo yarakaga ikongera ikizimya nk'iyo muri disco cyangwa se mu tubyiniriro. Iyo micyo yaramurikaga muri wa mwijima mwinshi w'icuraburindi. Ibi bigatuma haza ibicucu by'ibara ry'ikivurivundi cy'ibikuta. Sinshobore kureba neza ikintu cyari imbere yanjye. Nanatinye cyane maze menya ko cyari ikiyoka kinini cyagendaga imbere yacu. Nkomeje kwitegereza, nabonye ibiyoka bisa nkaho bikururuka ahantu hose. Yesu arambwira ati, bidatinze tuba twinjiye mu kuguru kw'imoso kwa Gihenomu. Imbere ugiye kubona ibiteye agahinda. Agahinda katagifite ibyiringiro kandi ubona n'ibindi birenze ukwemera. Ugume hafi yanjye ndaguha umutekano ubwo turibe duca muri Gihenomu. Ibintu ugiye kubona ni ibyihaniza. Igitabo ugiye kwandika kizakiza benshi kujya muri Gihenomu. Ibyo ureba koko nibyo. Witinya kuko nzakuba hafi, ndi kumwe nawe. Nyuma y'igihe kirekire nge n'umwami Yesu twari tugeze munsi mu ndiba ya kakayira gafunganye kari munsi y'umusozi. Turatambuka tugera muri Gihenomu. Ndagerageza uko nshoboye kose kubabwira ibyo nabonye, kandi ndababwira nkurikije uko Imana yabimpaye uko bikurikirana. Imbere yacu nk'aho amaso agarukira hari ibintu biguruka, bigenda biguruka bitaruka ahantu hose. Amajwi ni hano gutaka byuzuye agahinda, byari byuzuye ikirere. Imbere yanjye nabonye umucyo utagaragara neza nuko tugenda tuwusanga. Akayira kari kumye karimo umukungugu. Twari bugufi yo kugera ku munwa w'akayira gato gafunganye gaca mu musozi hagati. Ibintu bimwe sinashobora kubyandika. Byari ibintu bibi cyane biteye ubwoba ntarondora. Ubwoba bwo muri Gihenomu ushobora no kubusogongera. Nzi yuko iyo nza kuba ntari kumwe na Yesu ntashoboraga kugaruka. Bimwe mu byo nabonye nandika simbisobanukirwe, ari uko umwe amazi byose kandi yamfashije gusobanukirwa byinshi muri byo. Reka nkugire inama. Kuri bamwe muri mwe mutekereza ko Gihenomu iri hano ku isi. Nibyo, iri hagati y'isi mu kuzimu, kandi hari imyuka y'abantu batotezwa amanywa nijoro. Nta birori biba muri Gihenomu, nta rukundo, nta mpuhwe, nta no kuruhuka. Ni ahantu h'umubabaro urenze ukwemera kwawe. Iki ni igitabo kivuga kuri Gihenomu. Turi kurebera hamwe ibonekerwa rya Mariya Gatarina, aratwinjiza mu kuguru kw'ibumoso bwa Gihenomu. Ngende ndacyayisenga Jado Black. Umukono mu buteye ubwoba wuzuye ikirere. Yesu arambwira ati, mu kuguru kw'imoso bwa Gihenomu hari imyobo myinshi. Aka kayira gaca mu misozi gashamikiyeho akandi kajya mu bindi bice by'ukuguru kw'imoso bwa Gihenomu. Ariko turabanza tumara akanya mu kuguru kw'ibumoso mu muriro utazima. Ibintu ugiye kubona bizahora iteka mu bitekerezo byawe. Isi igomba kumenya ukuri ku byerekeye Gihenomu. Abanyabyaha benshi ndetse na bamwe mu bantu banjye ntibemera ko Gihenomu iriho koko. Naragutoranyije kugira ngo bahishurire ukukuri.
ibyo nzakwereka byose byerekeye gihenomu ndetse n'ibindi byose nzakwereka n'iby'ukuri. Yesu yari yamaze kunyereka mu ishusho y'umuntu y'umucyo waka cyane kurusha izuba, kandi ishusho y'umuntu yari muri uwo mucyo hagati. Rimwe na rimwe namubonaga nk'umuntu, ariko ibindi bihe nabonaga ari ishusho y'umwuka. Yarongeye arambwira ati, mwana wanjye iyo mvuze na data bavuze, njye na data turi umwe. Ibuka gukunda no kubabarirana mbere ya byose, ngwino nonaha nkurikira. Tugenda, imyuka mibi yahungaga kure y'umwami. Naratatse nti, Mana yanjye ni iki kigiye gukurikiraho? Nk'uko nabivuze mbere, nashoboraga gusobanukirwa ibiriho biba byose. Urugero narumvaga, naranukirwaga, nararebaga, ndetse ho byarushagaho. Abari muri gihenomu baba bumva kandi bazi byose biriho biba. Nanjye ubwanjye nari nzi neza rwose ibyabaga. Kubona, kumva, kunukirwa n'ibindi. Ubwoba bwari impande zose. Ibyo kwirinda bitavugwa byari birekereje ahantu hose, byihishe byiteguye kugira nabi. Buri ntambwe nateraga yarushaga ububi no gutera ubwoba. Hari uturyango dusa n'utudirishya duto, twarakingukaga tukongera tukikinga vuba na vuba hejuru y'umuyoboro. Imiborogo yari yuzuye ikirere, n'ibiremwa bibi byaducagaho biguruka biri hejuru. Mu kanya gato twari tugeze ku iherezo ry'umuyoboro. Nahinze umushyitsi kubera ibyari bituzengurutse byose biteye ubwoba, bishobora no kugira nabi. Nuzuye ishimwe kubera umutekano Yesu Kristo yampaga. Ndashima Imana kubera imbaraga zayo zikomeye ziturinda no mu myobo ya gihenomu. Nubwo nari mfite iyo ngabo inkingira, nagumaga mvuga nti, ntibubu ubushake bwanjye Mana, ahubwo bibe ku bwawe. Narebye umubiri wanjye, nibwo namenye bwa mbere ko nari mu ishusho y'umwuka, kandi ishusho yari ifite imiterere y'uko nsanzwe nsa. Nibajije ikigiye gukurikiraho. Njye na Yesu twavuye muri wa muyoboro, tugera mu kayira gafite ahantu hagari hateguye ibyatsi impande zose. Hari imyobo y'umunuko kugeza aho amaso yagarukiraga. Iyi myobo yari ifite hafi metero imwe n'igice by'ubutambike, na hafi metero imwe mu burebure, kandi yari iteye nk'ibakure. Yesu yarambwiye ati, hari imyobo ikoze bene uburyo mu kuguru kw'ibumoso bwa gihenomu, ngwino ndakwereka imwe muri yo. Nahagaze iruhande rwa Yesu mu nzira, nuko ndeba umwe muri ya myobo. Ubumara cyangwa se amazuku bwari bushimangiye mu mpande zawo, kandi bwarakaga butukura bumeze nk'amakara yaka y'umuriro wotsa. Hagati mu mwobo hari ubugingo bw'umuntu warimbutse, wapfuye ajya muri gihenomu. Umuriro watangiriye mu ndiba y'umwobo, uzamuka ukubura, nuko wambika wa mwuka wa wa muntu mu bibatsi by'umuriro. Mu kanya gato uwo muriro warashiraga ugahinduka umuyonga, wakongera ukaza n'urusaku n'imbaraga nyinshi, ugasatira wa muntu washinyagurirwaga mu mwobo. Kadusubikira ahangaha igice cya mbere kivuga kuri gihenomu. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzaza turebera hamwe ibyirekeranye n'iyi myobo ndetse n'imyuka y'abapfuye bayishinyaguririrwamo. Ndabashimira cyane kuba mwabanye nanjye mu iki kiganiro. Ikiganiro Ireme ry'Ubuzima ni ku cyumweru saa 12 z'umugoroba no ku wa kabiri saa 3 za mu gitondo. Njye Ndacyayisenga Jado cyangwa se unyite Jado Black. Ndashimira cyane Munyembabazi Theo wamfashije gukora iki kiganiro. Icy'ubutaha ntikizagucike. Wanagikurikira kandi kuri YouTube channel wandika ijambo Ireme ry'Ubuzima. Ndabashimiye cyane. Ni nk'uko wacukura umwobo muremure cyane ariko utazi icyo uwucukurira, nyuma ukisanga ari wowe ugomba kurohwamo. Ese amakuru ku bigendanye n'ubuzima twaba tuyaha agaciro ki? Wabishaka utabishaka, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Niyo mpamvu n'abahanga mu by'ubuzima bagira bati, kwirinda biruta kwivuza. Ntugacikwe n'ikiganiro Ireme ry'Ubuzima kuri GIHENOMU TV buri ku cyumweru saa 12 z'umugoroba no ku wa kabiri saa 3 za mu gitondo. Mu kiganiro Ireme ry'Ubuzima uzajya usobanukirwa buri kimwe cyose gishingiye ku kinyabuzima, aho kiva kikagera, haba ku isi, mu nyanja, mu isanzure, n'ikuzimu niba habaho. Ikiganiro Ireme ry'Ubuzima kandi uzasobanukirwa byinshi ku muntu, inyamaswa, ibyaremwe ari byo bimera, amakuru acukumbuye ku binyabuzima. Uzasobanukirwa iby'indwara z'ibyorezo, indwara z'ibikatu, indwara zikira n'izidakira, ndetse n'izo twitera ubwacu tuzize kutamenya. Muri iki kiganiro kandi uzanasobanukirwa amakuru y'ibyamamare bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Aha kandi tuzaganira ku bimera bitandukanye, ariko kandi tuvuge no ku biribwa. Tuzanasobanukirwa kandi ubuzima bw'inyamaswa, zaba izo mu ishyamba ndetse n'izo tubana nazo mu ngo zacu. Muzasobanukirwa inkomoko ya muntu, uko abayeho, ndetse na nyuma yo gupfa. Kutagira ubushake ku gusobanukirwa n'ibigendanye n'ubuzima, nta waba utaniye na wa muntu ucukura umwobo muremure atazi ko ari uri buwujyemo. Iyi ni GIHENOMU TV.